ubwo rero mbyara umwana wa mbere arapfa, mbyaye n'uwa kabiri arapfa, ubwo mbyara uwa gatatu, mbyaye uriya nawe avuka ari umusazi, bahita banyanga baranyirukana. Mpita mpava ndaza nicara hano iwacu bapfuye bansiga aha. Ibyo biceri byose bituma ntanywa bya bikombe bimvura umwaka byose 5 ibikombe bikuvura umwaka 5 ibikombe 5 by'icyayi. Ese icyo ni icyayi nyacyayi cyangwa buriya haba harimo ni icyayi nyacyayi cyangwa ni icyayi cy'amata? Ko kubita ibikombe 5 ukivura umwaka. Ibyaguhaza ni bingahe? Ngongo iki? Uri inkumi. Barimo barantuka babamatera bimazanye. Baragutuka ngo umukecuru. Kandi nago ndi umukecuru ndi inkumi izina rya Yesu. Akahamuka bashaka ntubandongo yandushize amaraso Yesu we. Nyitanyira umutima uteza amatwi, ngira inkubiri ku rugamba rohosha amaraso rugakora amahoro. Iri mbirima ndi ntwari kandi ndakotana cyane, rukoma byuma niko nabyirutse, izina rya nyirwanga kugwabira, unyite Dieudonné Habimana, nubishaka unyite Didi Wise. Mu buzima turavuka, tugakura, tugakora, byabe bishoboka tukabyara, tukarera, bikazagera igihe tugasaza. Akenshi tubifata nk'aho ari uko biri, bigasa nk'aho ari itegeko tugomba kubaho ubuzima buri ku murongo. My dear, don't take life as granted. Hanze aha hari abantu bariho ku buryo butandukanye n'ubusanzwe, tukabibona tukanabifata nk'ibisanzwe. Impamvu ikura umwana iwabo ikamujyana mu muhanda gusabiriza no kuba mayibobo, naho byaba ari uburara bwe bwite, ntitwari dukwiye kubifata nk'ibisanzwe. Kuki se twe tutajyayo cyangwa abana bacu? Kuki ntacyo tubikoraho cyangwa bikarangirira kuko umuha igiceri gusa? Legacy TV, intego yacu nuko wowe nanjye twahitamo kubingira akamaro, ingenzi, intwari n'abakora impinduka. Mu mwaka w'1990 nibwo Mukantarugera Tanazia yabyaranye na Nemeye umwana wabo wa 4. Muri izo mbyaro uko arenye, uwo wa 4 n'uwagwa mu ntege nibo bonyine babashije kubaho, abandi bitabye Imana. Uyu mwana w'umukobwa yavutse nk'abandi ariko akurana ubumuga bwihariye. Amazina ye nahishakiye Anizia, abamuzi bamuzi ku izina rya MACIBIRI. Azwiho cyane kuvuga ku buryo bwihariye, ijwi ridasohoka neza ariko kandi akanasetsa. Akunda gusaba igiceri gikomeye. Akiri muto, inoti ntiyazemeraga na gato. Dufashe urugendo duturutse mu mujyi wa HUYE. Ruguru gato ya gare ya HUYE niho dufatiye moto. Abamotari babanje kutubwira ko nabo ubwabo bamuzi, sibyo? Twerekeje Save na moto, tugiye ahantu akunda kubasabira igiceri gikomeye. Icyo tugamije nukuyoboza abo tuhasanga aho yabatuye kugira ngo tuhagere tunamusure we n'ababyeyi be, tumenye n'ubuzima babayeho. Tumanutse mu Rwabuye, turakomeza tugera hitwa ku mukobwa mwiza, hakundaga kubera impanuka cyane ngo kubera igini ryahabaga. Buriya tuzafata umwanya tubaze neza niba ari gihari. Imbere ni imbazi, ubundi ukanyura kwa Nkunda Bagenzi, ugakomeza ukagera hitwa kuri atelier Isave, niho uwo mukobwa akunda kuba ari. Turahageze ariko ntituhamusanze, gusa abamotari n'abakarani tuhasanze ngo baramuzi neza. Reka tubaganirize baturangira aho atuye. Uwazi ninde? Ngonguki iwabo hitwa Mugitwa. Baba hitwa Mugitwa. Afite ababyeyi? Afite nyina wenyine. Afite nyina wenyine. Nyina akora iki? Umuhinzi. Umuhinzi wibereye. Uriya se niba ari umurwayi w'umutwe kuki batamujyanye kwa muganga?
cyo nicyo umuntu atabaza umuntu. ushobora kuba ari ubushobozi buke babuze. Yes, ibyo rero nibyo bigiye gutuma dufata urugendo tujye gushakisha uwo mwana. We nta moto ufite, ufite moto naduherekeze tugende. Cyo tunyura kwa nkunda abagenzi. Hoya baranyura hano. Dukomeje urugendo na moto tuzamutse umusozi tugana aho bita imwurire, naho ngo habereye amabonekerwa ya Bikira Mariya, hajya hanabera ingendo nyobokamana. Tugeze mu mudugudu wa Gitwa mu kagari ka Mwurire, umurenge wa Mbazi, ho mu karere ka Huye. Ye turacyakomeje rwa rugendo rwacu rero nkuko nabibabwiye, turi mu nzira igana iwabo wa MACIBIRI. Ubu turi kwerekeza neza mu rugo rwa Tanaziya, ari we nyina wa Niziya, muzi ku izina rya MACIBIRI cyangwa igiceri gikomeye. Atuye mu nzu y'ibyondo, ngo nawe yayubakiwe n'umuganda mu gihe cyo gusenya nyakatsi, ubuyobozi bumuha amabati. Iyo nzu ifite urugi rw'imbere gusa, inyuma ahagombaga kugira urugi hafungishijwe amatafari ya rukarakara, no mu madirishya nuko. Afite agahena aragiriye umuturanyi hamwe n'akagurube, kuko we nta bushobozi afite bwo kwibonera ke. Ni umucanshuro, abayeho umunsi ku munsi, atunzwe n'inshuro yaciye mu baturanyi. Avuga ko yaje kuruhira ku isambu y'ababyeyi be, kuko umugabo yamwirukanye aho amariye kubyara MACIBIRI. MACIBIRI wavukanye ubumuga bwo kwiyesura buzwi nk'igicuri, n'ibindi bibazo birimo kuba yaratangiye kuvuga afite imyaka 4 nabwo ntabashe kuvuga neza. Gusa twabashije kuganira, azi no gusetsa, dore ko ngo yikundira ibikombe 5 by'icyayi bimuvura umwaka. Muraho yemwe aba amakuru yanjye MACIBIRI wiriwe MACIBIRI nazi ngwino amakuru yawe none se kutagiye kwaka igiceri oya ndabagenza bararetenye kabicumara bitinishaye bikabanze habe kucyumera ejo n'ejo habe kucyumera kurambere kuwa mbere nibwo uzajyayo oya ikindi gitaha ikindi cyumweru gitaha mama ari he ngubu nguyu. Turongeye turabasuhuje kandi mwe mwese mukomeje kudukurikira ngo twakoranye rwa rugendo. Rero twari tugamije kuza gusura ahantu MACIBIRI ukunze kuba ari aho bita isave kuri atelier. Ahamaze imyaka myinshi akunda gusaba igiceri, ndetse arabyemeza akavuga ati genda shaka igiceri gikomeye. Iyo utamuhaye igiceri ukamuha inoti akenshi ntabyemera. Nanjye ubwanjye ndamuzi ahagana mu mwaka wa 2004 cyangwa mbere yaho nkiga isave muri secondaire, byari bimeze gutyo. Nka Legacy TV twaje kwibaza tutese uriya mwana w'umukobwa ubu maze kuba mu by'ukuri umuntu mukuru, ni uburwayi bwo mu mutwe. Niba ari uburwayi kuki atavuzwa, kuki atavuzwa ngo akire amererwe neza? Ese ubundi kuki avuga kuri yavuga? Wasanga mutamwibuka. Reka tubanze tuganire nawe, nyuma turaza kuganira n'ababyeyi be, hanyuma tuze kumva impamvu mu by'ukuri y'uburwayi bwe, aho yavuye ndetse naho uyu munsi ageze, n'icyifuzo yaba afite. MACIBIRI igira hino tuganire. Icara. Twashyizemo metero nushaka avana amakuru yawe. ni meza MACIBIRI buriya ufite imyaka ingahe? ndabimenya kubivuga Imyaka ntabwo yizi, ntabwo wamenya kubivuga. Turaza kubaza mukecuru. None se uracyajya hariya kuri atelier? Ujya gukora iki? ariko njya ngo nywe icyayi. Kunywa icyayi? Kunywa icyayi se amafaranga uyakuye? Niba mpeza ku modoka. Ku modoka nibo bayaguhereza? Uyasaba se gute? Ubabwira ngo iki? Ni mu ndengeri. Ni mu kurengera? Hanyuma bakaguha igiceri? Iyo baguhaye inoti ubigenza gute? nayo barayirekura. Basige Ndi Butare.
iyo uri i Butare hanyuma waba utari i Butare iyo uri hariya kuri atelier hari i Butare ni kubera hatarafungurwa nuko rero utangira kujya hariya ubu kubera iki watangiye ujya hariya kuri atelier gusabiriza ariko imbuga y'ikine kumanda tumutuma nk'ibyeyi urabifite ibiceri ariko turebe ibyo biceri byose mutuma nk'ibya bikombe bimvura umwaka byose 5 ibikombe kuvura umwaka 5 ngo uratwite urabeshyaho ntabwo ntwite aba n'ibihagari najya mbigura iki ibihagari wajya ubigura iki ko ntarya ibishyimbo ntabwo urya ibishyimbo kuki utarya ibishyimbo kubera uburwayi niyasura banyasura hasi byakwesura hasi akahamagara bashaka ntibandongoye wandushije amaraso yesu ni hehe sari uwakurongoye ngo kuvusa amaraso hari nijoro kera cyane ngo ni bande wo ngo ni bande abakwanta bagenzi si kera cyane ngo nuwitwa nde bangu senga yagiye mu Rugarama senga yagiye mu Rugarama ariko yari inshuti yawe akamenaga ntabwo ndi inshuti yawe nakunana amakuru dukuna ikina amakuru reba hano reba hano umugome yaraguhemukiye kuvusha amaraso hari sangahe ntihari nijoro none se kuki wari wagiye kurara hariya kuki utaje aya nabuze imodoka se ingeze kuri kure abagenzi n'amakuru mvi Butare utabwiranye hariya kubera imyenda yanduwe icyo gihe nta n'igiceri gikomeye yaguhaye hoye ese ubundi kuki usaba ibiceri bikomeye nshuti isabira inoti arizo barekura ko zirekura abandi niba wumva hari ahantu wumva warigeze kunyura ku muhanda uva i Kigali ujya i Huye ukagera ahantu hitwa Isave birashoboka ko waba warigeze gukubitana n'uyu MACIBIRI reka tuganire n'umubyeyi we tugane mu mateka amavu n'amavuko y'uyu mwana w'umukobwa uko yakuze ndetse nuko abayeho kugeza kuri uyu munsi mama yigira hino tuganire Mukantarugera Atanaziya Mukantarugera Atanaziya none se Atanaziya uyu mwana wawe nuwa kangahe imbyaro ya 4 afite basaza be 2 nta bandi ifite nemegwe yarapfunze na n'uyu n'abasaza be 2 bo babahe umwari mu gihisi undarina none se bo bameze neza nta bibazo bafite nta bibazo bafite MACIBIRI byagenze gute tubwanirire utubwire ku bijyanye n'amavu n'amavuko ye MACIBIRI yavutse ibintu afite ni ibintu yavukanye yakuze nyine ari umwana uncika akagenda nkirirwa nshaka nkaheba namuheba nkaza nkaryama ugaca najya kubona nkabona araje yatangiye kugenda ari gato cyane ubwo rero najya kubona nkabona araje hakaba hari ubwo agenda kararaho zambazi za mutunda za gihisa aho ngaho n'ubari ryancika akagenda nkamubura ubwo rero MACIBIRI abaho tuza kumujyana ntuza ntaza kuza umushinga hano imbazi wo mu kwemera n'urumuri mujyanyeyo bakajya bakampitige nkamujyana i Kigali kumufatira ibinini bukeye ibinini byaho biranga gute byanga kumukiza kongera akagenda ubwo baza kumujyana mu kigo Igitarama yageze mu kigo Igitarama akabacika akigira muri gare bakigira kwisabira amafaranga yagenda bayataha bakamukubita mukingiye kubona mbona afashe utwe mbona araje ubwo yaraje noneho mfata gukoresha kujya ku Kabutare narahavuje ku Kabutare biranga bampa transferi injyana Karayesi
ubundi yavuze ikarayesi ariko byaranze byanze gukira. afatwa ate? Afatwa yiyesura cyangwa mbiza buri gihe, mbiza buri kwezi bikamwisura akigaragura akikunengura kikamuvana kimwisura kikaba cyamugeza hepfo iri agenda yigaragura agenda yiyesura. akubwira se cyangwa se ubona ari nk'igiki? Uko se namenya ari ibiki bimuhondagura ngo ni igicuri. No kwa muganga barambwiye ngo ni igicuri ariko ntabwo bijya bikira na gato. Nuko wari ukitubwira nyine, ariko nagira ngo usubire inyuma, wamubyaye nk'abandi bana hanyuma ukuntu byaje he ibyo bicuri ukuntu yavutse yavutse yuzuye. Namubyariye amezi 9. yavukiye he? Namubyariye he? Namubyariye ahantu Muhororo. Reba hano none se naramutwise nyine yavuka nk'abandi bantu uko bavuka. Ubwo rero yakuze yagize imyaka 4 ataramenya kuvuga. Ahubwo akadake kari hano imbere ukabona akajya yirirwa munsi y'ibiti by'avoka, yirirwa araramye gutya ngo ategereje ko mboka igwa ngo ayitore. Byari imbaka nabihekenya ari bibisi. Nuko namubonye ukabaho gutyo rero arabikurana kugeza na n'ubu. yigeze ajya ku ishuri kwiga nyine naho mu kigo Gitarama bari baramujyanye nabwo kabacika nyine akigira muri gare y'Igitarama akajya kwisabira amafaranga. mubayeho mutese? Tubayeho gutya nyine tubayeho nyine twuca inshuro ko tutagira ahantu duhinga hanini se tubayeho duca inshuro nyine tukararira nuko. cyangwa wenda ni wamutegereje nk'utwo duceri aba yagiye gusaba ku muhanda? Kuyasaba sarayampa dore arayasaba akayagura ibyo bicupa akayagura ibijerekana akayagura ibitindigasani akaza akabisubiza. Nguko kabayeho amafaranga ye. Ubu se nk'iri cupa ngo bama 50 akayakira kandi ngo bayariguze ngahe ngo 200. Mbona bitondekanya nibijerekani n'ibitindigasani byose akazana. Akabigurisha homba. Kongera akabigurisha homba niko ameze. Ntiwamuvugira uti iki ngiki baraguhenda reka. Umuntu tubayeho nyine iyo tutabonye aho duca inshuro turabwirirwa tukanaburara. Ubundi se nihe muca inshuro? Abaturage. Abaturage muca inshuro mu buhe buryo? Guhinga. Urahinga. Uhingiye akaguha mironko y'ibishyimbo ugateka cyangwa akaguha ibijumba ugateka. Kwaba wahabuze nyine ukaguma aho ngaho. Ubu mugeze murimo murasekera? Turimo turasekera. Gusa iyo umuntu nk'umusekereye nk'umuntu ugasekera nk'uyu murima wose yaguhemba nka mirongo zingahe z'ibishyimbo? Ni nk'eshanu cyangwa 3. Nabwo wahinga mu gihe kingana iki? Nkahinga ibyumweru 2. Ibyumweru 2. Na nyine nashatse Muhororo. Ubwo rero mbyara umwana wa mbere arapfa. Mbyaye n'uwa kabiri arapfa. Ubwo mbyara uwa gatatu. Mbyaye uriya nawe avuka ari umusazi bahita banyanga baranyirukana. Mpita mpava ndaza nicara hano iwacu bapfuye bansiga aha. Ubu nigenda haje nawe nyubu twenyine. Murahangaha mwaje kuruhira hangaha mwenyine kubera ko abandi babananiye. Abandi babanze gutyo. Ubona byaraturutse kuki kugira ngo umwana avuka ari afite ibibazo? Ubona hari ikosa wakoze? Ntaryo nakoze. Hanyuma bakamutuka nawe ubwawe bakaba abaturage ba hano se bo mubanye neza? Tubanye neza ko nta untuka se. Nkaba mbona aho ndahura nkasaba n'amazi bakayampa. Aha ni ku isambi wanyu niho ukomoka? Ababyeyi bawe se bo baracyariho? Barapfuye. Ababyeyi barapfuye. Abavandimwe? Nta muvandimwe tuvukana mfite n'ijye jyenyine. Nuko ubuzima nuko ubuzima bubayeho gutyo? Bubayeho gutya nyine. Komeze kwihangana. Dore na corona yarateye uriya wihangane kandi mujye mukomeza kwirinda. Nuko Mbonigaba Jean Pierre rero Macibiri niwe mukuru kuri wowe cyangwa ni wowe? Nije mukuru.
ufite imyaka ingahe? 34. 34. We afite imyaka ingahe buriya? Afite nka 30. Ukuntu byagiye bigenda nyine uko yagiye akura niko nibyo agenda akora ariko bigenda bikura. Ntagarurira bikada byaranze buriya. Mubona se amaherezo araya? Amaherezo nyine buriya nibwo buzima nyine nta kundi. Kabonetse nk'ubufasha wenda bwamuvura agakira cyangwa wenda n'ubundi bufasha bundi bw'imibereho wenda. Ngongo iki? Uri inkumi. Barimo barantuka babameteri mazanye. Baragutuka ngo uri umukecur. Kandi ntabwo ndi umukecur ndi inkumi izina rya ibikombe 5 by'icyayi. Ese icyo ni icyayi nyacyayi cyangwa buriya haba harimo? Icyayi kabisa ni icyayi nyacyayi cyangwa ni icyayi cy'amata. Ukubita ibikombe 5 ukivura umwaka. Ibyaguhaza ni bingahe? Buri icyo tubereyeho ni ukubana no gufashanya. Ubuzima nk'ubu bubaho. Igicuri ni indwara ivurwa igakira. Mbisubiremo, ni indwara ivurwa igakira. Abaganga babivuga kenshi kandi akenshi ubona ko hari ibintu bimwe na bimwe abantu barangarana cyangwa se bakumva bitabareba, ugaca ku muntu kubera ko abayeho uburyo budasanzwe butandukanye, ukagera ukabimenyera ukagira ngo ni nkaho niko bikwiye kugenda. Ariko se niko bikwiye kugenda cyangwa hari icyo twakora kugira ngo tubihindure? Niba wumva wagira uruhare kugira ngo ibintu nk'ibi bihinduke, nifuje ko uzagira icyo nawe ukora kugira ngo ibi bihinduke. Isi ni icumbi, kubaho no kubana. John Lennon ati imagine all the people sharing all the world. Tekereza abantu bose basangiye iby'isi ku buryo bungana. Izi nzozi atanaziya na MACIBIRI barakazikabya, nawe urakabafasha. Legacy TV, ndi listening heart, cœur à l'écoute. Nyitanyira umutima uteza amatwi, ngira inkubiri ku rugamba rohosha amaraso rugakora amahoro. Iri mbirima ndi ntwari kandi ndakotana cyane, rukoma byuma niko nabyirutse, izina rya Nyirwanga kugwabira, kandi unyite Dieudonné Habimana, nubishaka unyite Didi Wise. Kabeho kaburi cyago.